Yongeye kubasuhuza bene data mu izina rya Yesu. Tumaze iminsi tuvuga ku guhabwa ubuzima bw'umwuka. Uyu munsi reka dutangire tuvuge ku gukura muri ubwo buzima bw'umwuka. Reka nibutse ko icyifuzo cyo gukora izi nyigisho cyaturutse ku ijambo ritoya twasangiye mu murongo wo mu Bakorinto ba mbere, ibice 13 umurongo wa 11, aho Pawulo agira ati: nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Uyu murongo ukaba waratwerekaga ko mu mwuka habamo kujya mbere, kandi uko umuntu ajya imbere hakaba hari ibyo ahindura. Mbere yabonaga ko ari byiza akabyishimira, ariko ubu akaba asanga byari iby'ubwana. Ibi biratwereka ko gukura ari urugendo rufite aho umuntu ava n'aho ajya. Mbere y'uko umuntu atangira urugendo rero aba azi neza aho agiye, icyo bita destination. Urugendo rwo gukura rero rujyaho nakwita ku bukure cyangwa maturity mu ndimi z'amahanga. Tuzavuga ku bukure, tuvuge ku gukura ubwako, tuvuge ibizana gukura, ibiranga umwana, ibyiciro by'ubukure n'ibibiranga, ibyiza byo gukura n'ingaruka zo kudakura. Uyu munsi reka turebe amagambo yo muri Bibiliya ashobora gusobanura ubukure bwo mu mwuka, maturity. Duhere ku bukure kuko ariyo destination. Nk'uko maze kubivuga, umuntu akaba atangira urugendo azi neza aho yerekeza. Turerekeza ku bukure. Bibiliya hari amagambo yakoresheje ishaka kutwereka ubu bukure. Irya mbere, umuntu ushyitse. Mu Efeso 4:13 haratubwira ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Umuntu ushyitse n'urugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Aha ni ku bukure. Icya kabiri, Timoteyo yavuze nawe avuga kuri uyu muntu ushyitse muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 17, aravuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Kuba ashyitse, kuba afite ibikwiriye byose. Aha ni ku bukure. Icyo ni umuntu ushyitse twavugaga. Icya kabiri cy'ijambo rya Bibiliya rigaragaza ubukure ni ugutunganywa rwose no gufata icyo Kristo yagufatiye. Aha tubibona mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 12, aho Pawulo avuga ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira ngo hari icyo mfate icyo Kristo yamfatiye. Pawulo aragana ku gutungana rwose. Aho ni ku bukure. Icya gatatu kivuga ubukure ni ukugera ku kuzura kw'Imana. Mu Efeso igice cya 3 umurongo wa 19 haravuga ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzure kugera ku kuzura kw'Imana. Icya kane ni ukugera ku gakiza. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 2 aravuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ku gakiza ni kuri maturity. Icya gatanu ni ukugera aho dutunganyirizwa. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 1. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Kwigira imbere, hanyuma destination aho tugana akaba ari aho dutunganyirizwa rwose. Aho ni kuri maturity. Icya gatandatu ni ugusa na Kristo. Abaroma igice 8 umurongo wa 29, kuko abo yamenye kera yabatoranyirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Aho niho tugana. Abakolosayi naho Pawulo yabisubiyemo ibice 3 umurongo wa 10, aravuga ngo mukambara umuntu mushya, uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ase n'ishusho y'iyamuremye. Gusa n'ishusho y'yaturemye ni ikindi gisobanura aho tugana, ubukure bwo mu mwuka.
Aya rero ni make mu magambo ya Bibiliya avuga ubukure nk'intego yo gukizwa kwacu. Agakiza si ukugira ngo duhunge kurimbuka tuzajye mu ijuru gusa. Agakiza ni ukugira ngo tugire umugambi w'Imana dusohoza. Umwanditsi witwa Arthur cyangwa Arthur yavuze ku gisobanuro cy'ubukure bwo mu mwuka cyangwa definition mu Cyongereza. Aravuga ngo spiritual growth is critical. Call it what you will. Pursuing righteousness, being transformed, perfecting holiness, pressing towards the goal, or being built up in the faith. The goal is the same for every Christian, to be transformed into the Lord's image. Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo gukura mu mwuka ni ibyo kwitabwaho, ni ingenzi. Uzabyita uko ushaka, ushobora kubyita gukurikira cyangwa gushakashaka gukiranuka, ushobora kubyita guhinduka, ushobora kubyita kwiyezaho imyanda yose, ushobora kubyita kumaranira kugera aho dutanguranwa cyangwa gukomezwa mu kwizera. Intego ni imwe ku mukristo wese, guhinduka ugasa n'Umwami Yesu. Iyo Pawulo avuze ngo nuko nanjye ndiruka ariko si nk'utazi aho njya, mu Bakorinto ba mbere igice cy'9 umurongo wa 26, aho azajya abavuga n'ahangaha ni kuri ubwo bukure iriya mirongo itandukanye yatweretse. Nusubiramo neza iyo mirongo uzabona ko hari impinduka ikwiye kuba mu byifuzo uzamura imbere y'Imana. Kugera ku bukure gishobora kukubera icyifuzo gikomeye, niba kitanakubera icya mbere nyamukuru mu masengesho yawe. Imana ikugirire neza kandi Umwuka Wera arusheho kukumurikira. Amen.